Radio nyinda basuje muri kumwe na Musabyimana Gaspard. Tuko gatanu ku itariki ya 17 kwezi kwa gatatu muri 2023 ndabasuhuje inkuru irimo ivugwa nanone nitorwa ry'uriya mugabo Gianni Infantino watowe kuba president wa FIFA ejo i Kigali. Ndashaka rero kugaruka ku buzima bwa Gianni Infantino. Gianni Infantino ni muntu ki? Ndababwira uko bamuzi ubuzima bwe, ariko ndababwira ko hari nabandi bantu batamushira amakenga bavuga mu buzima bwe ibintu amaze gukora kuva yagera muri uriya mwanya wa FIFA. Murasanga kuri Gianni Infantino afite n'abantu benshi batamushira amakenga. Reka dutangire mbibanyuremo mwumve. Gianni Infantino yavukiye mu Suisse kuri 23 z'ukwezi kwa gatatu mu 1970. Yatangiye rero kwinjira muri bya by'umupira kubera ko yabaye secrétaire général w'ishyirahamwe ry'umupira w'i Burayi icyo bita UEFA kuva mu 2009 kugeza mu 2016. Icyo gihe rero muribuka ko wari president wari yashyirahamwe ry'i Burayi ari uriya mugabo Michel Platini. Turubigereho ukuntu nyine bakoranye nuko byaje kugenda. Uriya mugabo rero muzi nyine ko yabaye president wa FIFA kuva kuri 26 z'ukwezi kwa kabiri mu 2016 nabibanyuriyemo ari uko nyine wari umubanjirije Sepp Blatter bari bamaze kumwirukana kubera ibintu byo gukoresha amafaranga nabi, ajyana rero n'uriya Platini wategekaga nyine Gianni Infantino. Gianni Infantino rero yize ibintu by'amategeko muri Université ya Fribourg mu Busuwisi, ngo akaba avuga indimi nyinshi, avuga ikidage, akavuga igifaransa, akavuga icyongereza, akavuga igispanyol, akavuga igitaliyani, akavuga n'icyarabu. Gianni Infantino rero kubera ko yize iby'amategeko yatangiye ari umunyamategeko muri ririya shyirahamwe ryunze ubumwe ry'i Burayi ry'umupira mu 2000, agenda rero azamuka kugeza igihe agereye hariya. Iyi manda rero agiye gutangira ni ya gatatu, no kuvuga ko izamugeza mu 2027. Gianni Infantino rero ngo afite umugore wo muri Libani, no kuvuga ko ari umwarabukazi, ndetse ngo akaba afite abana bane. Abo bana bane rero bavuze ko abo bana ngo biga muri Qatar, yakodeje inzu muri cyakirwa Qatar yubatse kandi nta mazi igira. Urumva rero n'ikirwa yakoze amazi yakuyazana, ngo niho rero yakodeje inzu, ubu niho abana be biga bamwe, nabyo abantu bahoze babivuga. Tukira aho ngaho rero abantu benshi bamuvuga muri biriya bintu bya Qatar, ukuntu yihesheje igikombe cy'umupira, bakavuga bati ibyo byonyine byerekana ko ibinyamakuru byinshi byarabivuze bivuga biti ntabwo byumvikana ukuntu Qatar ariyo yabonye kira gikombe cy'umupira, ndetse abantu bakavuga ko agomba kuba harabayemo amanyanga, uretse ko nyine bageze bakabizinzika igikombe kikaba kandi kikarangira. Reka rero turebe ku rundi ruhande icyo abantu bamuvugaho. Amaze kugera hariya muri uriya mwanya wa FIFA, mbabwiye ko awurimo kuva mu 2016. Ikintu bamuvugaho nuko yashatse kugira ngo ibintu bihinduke, cyane cyane avuga ko umupira w'amaguru ubundi ubamo amakipe 32. Ubu ngubu rero arimo araharana kugira ngo ayo makipe azaba 48, kandi noneho n'aba 48 ukuvuga rero ko igihe cyo gukina kizajya kiyongera, no kuvuga ko n'amafaranga ya FIFA azajya yiyongera, kuko FIFA ifite amafaranga ateye ubwoba, ariko cyane cyane ava muri biriya bintu byo kwamamaza. Ikindi rero nuko ubu ngubu arimo aharana aho kugira ngo igikombe cy'isi kizajya kiba buri myaka 4, ashaka kizajya kiba buri myaka 2. Ibyo ngibyo rero arimo aragongana na kira gikombe cyo bita Champions League, no kuvuga aya makipe y'u Burayi ajya kina, cyangwa se CAF Coupe Africaine de Football, no muziko no muri Afrika naho bakoresha igikombe cy'umupira w'amaguru. Ibyo byose rero bizagongana kuko imyaka 2 ni mikeya cyane, ntabwo ibyo bikombe nabyo biba byarangiye, nabyo bigomba kugira igihe cyo kugira ngo bibe. Imyaka 4 rero ubundi habagamo igihe kugira ngo habe icyo gikombe cy'u Burayi, habemo n'icyo gikombe cy'Abanyafurika, ndetse ni buri mugabane ufite igikombe cyawo. Muzi ko hari n'igikombe cy'Amerika Latine, no kuvuga Amerika y'Epfo. Ibyo byose rero baravuga bati mu myaka 2 bizajya bigongana, ntabwo bizakunda. Afite rero abantu benshi batabyemera. Ejo rero nkuko nababwiye Gianni Infantino yaratowe, ariko nibyo nababwiye abantu ntabwo bamushira amakenga, kuko hari igihe bavuga nabonye ahangaha umunyamakuru aravuga ati Gianni Infantino azwiho kuba umuntu w'inyarigenge, ndetse rimwe na rimwe uvuga ibintu ariko akaba atarabitekereza. Mu gifaransa yamwise ngo ni roublard.
ibyo ngibyo yavuze cyane cyane ko ariya mu Rwanda ngo yaravuze ngo ngewe ngo jenoside y'u Rwanda ngo isa naho ari yampaye ibitekerezo kugira ngo niyamamaze. Ibyo tubisoma hano muri la Libre Belgique havuga ngo Rayeri à la tête de l'UEFA, Infantino prononce un discours déroutant sur le génocide de 94. Le Rwanda m'a inspiré. Ahangaha nyine abamujomba ibikwasi baravuga bati n'ubundi muri Katari ejo bundi harimo igikombe cy'isi. Yaragiye aravuga ngo ngiye ko mumbona ubu ngubu ngo ngewe ngo ndi umuntu ngo ndi umukatari ngo nkaba umwarabu ngo nkaba umunyafrika ngo nkaba umutinganyi ngo nkaba umuhandikape bariya baremaye ngo nkaba ndetse ngo n'umukozi abangaba abakozi b'abanyafrika bakoraga muri Katari abo bitareye les travailleurs migrants. Ngo ibyo bintu byose bamwe yarabivuze kugira ngo ashimishe abantu bari aho bose murumva ko yabavuye imuze. Noneho rero ngo ageze hari i Kigali ejo bundi muri discours yenyine ageze i Kigali ngo yaravuze ngo ngewe ngo nayo i Kigali ngo njya kureba ngo urwibutso rwa jenoside rw'i Kigali ngo ariko ngo nagezeyo ngo nibaza ikibazo gikomeye cyane ngo aravuga ngo sinzi niba ngomba kureka kwiyamamaza. Ngo yaravuze ngo yaratekereje ngo iki gihugu ngo ukuntu ngo cyabayemo jenoside ngo kikaba cyarashoboye ngo kuzanzamuka ngo mbona bigomba kumbera urugero bikampa igitekerezo mbese bikamba imbaraga zo gukomeza kugira ngo nkomeze kwiyamamaza. Ibyo rero baravuze bati ibintu yavuze ntabwo babitekereza yagereranya jenoside y'u Rwanda n'ikintu ngo cyatumye yiyamamaza. Bavuze bati iteka hageze abashaka kugira ngo mbese abantu bose abaryoshye ababwire ibyo bashaka kumva. Iki kinyamakuru cyitwa Maxifoot rero nacyo cyabigarutseho kiravuga kiti yagereranyije ibintu bitagereranywa atusanga ndetse yabyise ngo ni jenoside Rwanda la comparaison gênante. Ni nko kuvuga bati ibintu yavuze ashaka kugereranya urasanga ari amaco kugira ngo nyine yerekana mbese ko ari kumwe n'u Rwanda atari ko ntabwo ari byo. Ibyo rero ngo hari umunyamakuru witwa Tariq Panja wo mu kinyamakuru New York Times niho yabigarutseho aravuga ati Infantino avuga ko ngo yaje hano bwa mbere ngo yiyamamaza mu 2000 bashaka kwiyamamaza mu 2016 ngo hanyuma agashaka kubireka ngo kubera ko yumvaga amahirwe yo kugira ngo turwa ari bikeya ngo ariko yibuka ko ngo iki gihugu cyabayemo jenoside muri 1994 ngo cyagezeho kigahaguruka ngo nawe rero ngo aravuga ngo nanjye singomba kubireka nkuko nabivuze nyine. Umunyamakuru ngo yaravuze ati ibintu Infantino yavuze hariya ngo ni indecence. Indecence kuvuga ibintu indecent ni nko kuvuga ibintu by'urukozasoni. Ni ukuvuga rero nyine ko uriya munyamakuru aravuga ati indecence continuity aravuga ati urukozasoni ruragwira. Ikindi kinyamakuru cyabigarutseho ndetse kikajya kure kikerekana ko uriya Gianni Infantino ari umuntu nyine w'inyaryenge ushaka kwereka abantu ko ibintu ariko bitekereza ariko atari byo. Bavuga rero ko ibyo bintu byo kugenda agereranya ahantu hose kugira ngo ashimishe abantu atabivuga bikuye ku mutima. Muri FIFA iyo umaze gufata amafaranga iyo umaze kuba president no kuva nyine kubutegeka uko bacunga amafaranga uko bayagabagabana uko bayafashisha ibihugu ati nta kuntu utatorwa ati kuko icyo gihe ndetse wigira ikintu kindakoreka. Iki kinyamakuru nicyo cyasesembuye ukuntu Gianni Infantino yageze kuri uriya mwanya ukuntu yazamutse mbabwiye ukuntu yazamutse kugeza igihe ubu ngubu ari uri hejuru ari wari president w'iriya FIFA. Ngo iyo ukurikiye usanga nyine ni bya bindi umunyamakuru niwe wavuze ati Gianni Infantino ni rublard ni umuntu w'indyarya ni umuntu utavuga ibyo atekereza neza ugasanga ashaka gushimisha abantu ariko ari ibyo gusa atabishyizeho umutima. Uyu munyamakuru atangira avuga ati Gianni Infantino amagiye gutegeka imyaka myinshi ati kuko amategeko ya FIFA amwemerera no kongera kwiyamamaza nyuma ya 27 akiyamamaza akageza mu 2031 abantu bagiye babigereranya ndetse na manda za Kagame igihe zizarangirira nawe rero amategeko amwemerera kongera kwiyamamaza narangiza imanda y'imyaka 4. Ahangaha rero uyu munyamakuru aravuga ati impamvu muri FIFA ibyo bintu bishoboka nuko umuntu ugezeho abafite amafaranga. Nukuvuga rero ko ibihugu cyane cyane ibihugu bya Afrika biravuga biti nituvuga
uri umuntu utegeka FIFA ntazaduha amafaranga yo kugira ngo kuko FIFA itanga amafaranga mu bihugu cyane cyane nk'amakipe abashaka kugira ngo afashwe cyangwa se mwabonye hari Kigali ajya kureba aho bigisha abantu umupira arya n'amafaranga ya FIFA batanga amafaranga menshi cyane rero nukuvuga ko mu bihugu bya Afurika nicyo babafatisha ndetse no mu bihugu nka Amerika Latine bigikennye nabo babafatisha ari amafaranga ndetse no mu bihugu bimwe bya Aziya nukuvuga rero kuyigezeho nta muntu ubikikuvuze uravuga rikijana wavuga umuntu nabi wamuvuga nabi akakubitira rwondi hene kubera ko abari umutegetsi ukomeye cyane ahangaha rero aravuga ati bira by'imyaka yose bavuga amaze gutegeka niyo azategeka ati muri FIFA niko bimeze atari ko nayo mafaranga bakoresha ati reba nk'uwategetse witwa umuntu wo muri Brazil witwa Jair Havelange yategetse kuva muri 74 kugeza mu 1998 hanyuma bakavuga uriya witwa wa Musuwisi nyine nababwiye witwa Sepp Blatter uwo Infantino yasimbuye nawe yategetse FIFA asimbuye Havelange ategeka kuva mu 1998 kugeza mu 2015 ni iteka rero abo bose kandi ngo babatoraga nabo par acclamation nukuvuga bakuba bakomeye amashyi nukuvuga rero ko bavuga bati nta nitora usanzwe wemewe ariko murumva biba byanyuze naho hose mu mafaranga hanyuma akavuga ati uyu mugabo Gianni Infantino ni gitangaza ngo yiyamamaje nyine hariya nababwiye yiyamamaje ngo afite imyaka 45 noneho ngo araza aravuga ati uko mubona ntabwo nashaka kwiyamamaza atari ko FIFA igeze ahantu habi cyane ifite ishusho mbi iraboneka nabi ndagira ngo ngewe nze mere nk'umucunguzi nyizamure FIFA ngo aravuga ngo FIFA yari ikeneye umutegetsi nyawe wohamye ngo niyo mpamvu yiyamamaje aho rero ni mu 2016 igihe 15 arimo yiyamamaza noneho atorwa muri 2016 nyine ariko murumva ajya gutorwa bariya bantu bahitanywe na biriya bintu byo gukoresha amafaranga nabi ya FIFA bose bari baziranye bari inshuti ze urumva Michel Platini ni wamutegekaga kuko mbabwiye ko yakoraga muri UEFA niho yari ari secrétaire général noneho rero niba ari secrétaire général muri UEFA nta kuntu yaraziranye na nuriya ntuza Sepp Blatter ariko bose ngo yabakubise icy'umutwe abaca munsi aravuga ati ngo ni umuntu nyine niyo mpamvu bavuze bati ni Nyarugenge n'incakura yararebye ati aba bantu ubwo batangiye kubajomba ibikwasi umanzuwa wagerageza nanjye kwishyira imbere natorwa nuko rero ngo yatangiye kubaca mu mizi hari umunyamakuru ngo wamukurikiye witwa Rémi Dupré ukora mu kinyamakuru Le Monde ngo yaramukurikiye yakurikiye ibintu bya FIFA imyaka myinshi cyane ngo niwe wagezeho aravuga ati Gianni Infantino ndamuzi neza reka mbabwire uwayo umunyamakuru aravuga ati Gianni Infantino abantu baravuga ngo ni no name nukuvuga umuntu utagira izina mbese nukuvuga umuntu utavuga utese uyu muntu ndamufata hehe ni umuntu nyine ni wa wundi utamenya aho abogamiye nibyo bintu babwiye ni Nyarugenge mu rwego rwo hejuru hari undi munyamakuru nawe ngo yitwa Patrick Oberli w'umusuwisi nawe ngo yavuga uyu mugabo Infantino aravuga ati Infantino ajya kwiyamamaza nta muntu wari umuzi ati nta nubwo rwose nta naho yarageze Michel Platini yari umuntu uri hasi cyane ati cyo tumuziho nuko ari umuntu utagira imisatsi wahoraga nyine abara muziyo barimo batora batombuza amakipe agomba gukina niwe wabaga ari imbere akajya gufata twa dupapuro ati iki cyicaro cyiciro cya 4 cya 5 hazajyamwe amakipe ya naya abareba za televiziyo murabyibuka iyo batora kunta amakipe azakina nuko azahangana ati nibyo bari bamuziho aravuga ati kindi nuko muri FIFA ibintu kuva ba Havelange bajyaho ndetse na Sepp Blatter aravuga ati habamwe ikintu cyuhake muri FIFA ati uyu mugabo rero nubwo yaje avuga ngo aje kugira ngo ahindure ibintu ati ibyo bintu nawe yarabikomeje ati biragaragara muri ariya matora ye ati kubona bamutora bamukomeye amashyi ati murumva ko baba bakoze kwiyamamaza binyuranyije n'amategeko bagenda batanga akantu rimwe na rimwe mbese bavuga bati utazatora n'akazi ke ni bya bintu byo uvuga ngo utantoye ariko ngatorwa ngo uzabone nimara gutegeka nibyo rero bavuga bati nawe afite ikintu cy'ubuhaki cyo bita clientelisme baravuga bati nicyo nawe yimitse ubu baravuga bati ibyo byose kandi bishoboka uriya munyamakuru Rémi Dupré niwe ubigarukaho ati ibyo byose bishoboka kubera ko ngo la FIFA est une machine à cash hanyuma ngo son programme de développement forward pour financer des projets nibyo ngo bituma rero donc baravuga bati
FIFA ni imashini ikora amafaranga, bati noneho za porogaramu igenda itangamo amafaranga zo kugira yo guteza imbere umupira, nibyo bituma baramba kuri buriya butegetsi, kubera ko nyine iyo utitwaye neza ntabwo baguha amafaranga ya FIFA kandi ni menshi cyane. Amaze gutorwa bavuga ko yashyizeho umunyamideli Adriana Lima ngo akamugira ambasaderi w'igikombe kigiye kuzaba igikombe cy'abakobwa kizabera muri Australia no muri Nouvelle Zelande. Uwo rero bakavuga bati ibyo bintu ni ugupfusha amafaranga ubusa. Ngo byavuzwe n'umugabo witwa Moya Dodd wahoze nyine mu nama y'ubutegetsi ya FIFA. Aravuga ati kandi amaze gutorwa ati yarafite umugabo w'inshuti ye uriya witwa Noel Le Graye, abakurikira umupira muramuzi, niwe wategekaga ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Bufaransa. Aravuga ati uwo musaza afite imyaka 81, kumuha umwanya wo kugira ngo ategeke ibiro bya FIFA mu Bufaransa, ati murumva ko ibyo ngibyo nabyo nta kandi kantu gashya. Murumva rero ko amaze kujya yagiye atanga imyanya mu buryo abantu batangiye kubinuganuga nyine bavuga bati ntabwo ari byo, ibintu akora ntabwo ari byo. Uyu mugabo Infantino ikindi akoresha ati nuko yageze muri Afrika aba nk'umwami. Umuntu wese wo muri Afrika wategekaga amashyirahamwe y'umupira w'amaguru utaragiye ngo ase n'umupfukamira, bose yagiye abakuraho cyangwa se akabakurishaho. Ibyo byo kuvuga ko abanyafurika nyine bifatiye ko agenda bakurishaho, iki kinyamakuru BBC News Afrique kiravuga ngo la FIFA contrôle le football africain selon l'ancien patron de la CAF. Infantino amaze kujyaho yaraje ngo ashyiraho umudamu witwa Fatima Samourou, hanyuma ahagarika uwo muri Maroc witwa Ahmed. Icyo gihe aramubwiye ati ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ryo muri Afrika ntabwo rikeneye umuntu nkuko waduhaye uyu mudamu witwa Fatima Samourou, ngo yaramubahaye ngo kugira ngo aze abereke uko bategeka. Muzi rero ko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika riba muri Cairo. Uwo mudamu rero ngo yaraje kubereka uko bategeka ngo amezi 6. Noneho amezi 6 ashize bari abagabo nk'umugabo wo muri Maroc n'abandi banyafurika baravuga bati ntibishoboka, uyu mugore tumuhemba amafaranga menshi, none manda ntabwo tuzongera kugira ngo azakore manda ya kabiri, nuko ko yaragiye gukora amezi 12 ngo arimo abereka ngo uko bategeka. Ibyo bintu rero Gianni ngo yabishyize mu gutwi bimutera ngo umujinya cyane. Noneho Ahmad bamukuyeho baramwirukana kubera ko ari washoboye gutera ijwe hejuru. Icyo gihe rero Ahmad amaze kubivuga iriya komite y'ubuziranenge yahise imuhagarika imyaka 5 imuca n'amande y'ibihumbi 200 kubera ko baravuga bati ni ibintu by'ubuziranenge rimwe na rimwe. Rero urumva ibintu by'ubuziranenge rimwe na rimwe hari igihe biba bidasobanutse neza. Abantu bamwe ndetse ntibatinya kuvuga ko uriya mugabo akoresha uburyo nk'ubwo abakoloni bagiye bakoresha. Baravuga bati c'est du colonialisme en Afrique. Baravuga ngo il est accusé de colonialisme en Afrique, no kuvuga rero nyine ko ni ibintu bikomeye cyane abanyafrika yarabifatiye bose. Muri ibyo ngibyo byo kuvuga ko uriya mudamu atagomba kongera gufata umwanya, ibyo ngibyo ngo yanabihoye uwitwa Manuel Nascimento wategekaga federation muri Guinea Bissau. Nawe rero yaravuze ati ntibishoboka, yabivuze kuri televiziyo, aravuga ati uriya mudamu witwa Samura ntitwumva icyo akora hano. Icyo gihe rero nawe bahise bamukubita urugondi hene, nawe baramuhagarika bakoreje iriya komite d'éthique. Ngo yarabivuze ngo hashize umwaka ngo bamukubita igihano cy'imyaka 10 yo kutazongera kugaruka mu mupira w'amaguru kubera nyine ibyo ngibyo yari yaravuze, avuga ko uriya mudamu atagombye gukomeza kuza kurya amafaranga y'abanyafurika kandi nta kintu gishya akora. Mu 2019 iriya komisiyo y'ubuziranenge ngo yongeye ihagarika uwitwa Musa Bilti nawe wategeka ishyirahamwe rya Liberia, bamuca n'amande y'ibihumbi 500. Murumva ko bari abantu bahagarika bafite n'amafaranga. Nawe yaravuze ati nuko nanze kugenda nsa nuhakwa kwa Infantino, niyo mpamvu yagiye akancomekera akampolitikira nk'uko abanyarwanda babivuga bagahita bampagarika. Aravuga ati kandi byose bishyiramo amanyanga. Ati ubundi iyo utegeka ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika, ati mu gihugu ukoramo, ati ubundi amatora agomba kuba buri myaka 4 nk'uko muri Fabiera. Ati ariko muri Sierra Leone yarafite umugabo w'inshuti witwa Isha Johansen, atamwemerera gutegeka imyaka 8 nta matora abaye. Ati icyo gihe nta nubwo iriya komite d'éthique twanahoze mbabwira, ati nta nubwo yigeze ibyitaho. Ati nukuvuga ko Infantino akora ibyo ashaka, inshuti z'akazi akazikingira ikibaba. Niho nyine bavuga bati ntabwo ari umuntu usanzwe. Nababwiye ko ishyirahamwe nyafurika ry'umupira w'amaguru ubu ngubu ritegekwa na Dr
Patrice Motsepe wo muri Afrika y'Epfo mwarambonye ku mashusho niwe wahaye Perezida Kagame igikombe ejo bundi. Uriya mugabo rero ngo ni umuntu wa Gianni Infantino cyane ku buryo ngo bari bariyamamaje ari benshi, hari witwaje Jacques Kanu no muri Côte d'Ivoire, Augustine Senghor muri Senegal, Ahmed Yaya muri Mauritanie, ariko bose ngo FIFA rero ya Infantino ngo yarabegereye arababwira iti rwose mwabantu mwe ni mureke uriya Motsepe ari we yamamaza wenyine kugira ngo atorwe, kubera ko nyine ari we wari umuntu ari we uriya Infantino yashakaga. Barimo barerekana nyine mbese ko Afrika yifatiye mu rwego rwo hejuru. Baravuga bati kandi uriya Motsepe amaze gutorwa, Infantino ngo afite undi mugabo biganye batavuze izina, ariko ngo yagize atya aravuga ati umva rero we Motsepe ubaye perezida wa CAF, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika, ati none uyu mugabo w'inshuti yanjye twariganye mugire secrétaire général. Ngo nuko byagenze rero. Mbese ibi byose babivuga bashaka kuvuga ko uriya mugabo akora icyo bita trafic d'influence, ni ukuvuga mbese kubwira abantu bose bagacinya inkoro kugira ngo babone imyanya. Ni ukuvuga mbese ko ntawe ubona umwanya atazwi adafite ahaturutse. Bose rero ni ukuvuga ko uriya Infantino aba bigenzurira hafi. Aravuga ati ndetse uriya Motsepe yamaze kujyaho yahise ashyigikira cya gitekerezo cya Infantino cyo kuvuga ko Coupe du Monde izajya iba buri myaka 2, ati kandi mwumve ko hagomba kuba n'igikombe cya Afrika cy'amaguru nacyo kigomba kuba mu myaka 2. Ntabwo ushobora gukoresha igikombe cy'isi ukoresha igikombe cy'umupira wa Afrika ukoresha n'igikombe cy'amakipe y'Uburayi. Bakavuga bati imyaka 2 n'imike batari ko Motsepe yamaze kujyaho arabishyigikira, avuga ko igitekerezo cya Gianni Infantino ngo ari cyiza. Murabyumvise rero Gianni Infantino ni umugabo umaze gutorwa ngo ategeke FIFA imyaka 4 yindije, ariko murumva nyine ko ntawe ukikera. Nibyo nagira ngo mbabwire kuri uyu mugabo umaze gutorwa ngaho mwirirwe mwari kumwe na Musabyimana Gaspard.